mushiki wanjye gutya bene aka kageni ubuse kuko mana yanjye ubuse mamisi ubuse kuko azongera kugira uburanga nyine mamiri bagiza mamisimbi nawe yatwitse mamiri bagiza iribagiza nawe Fabio wimbwira ibyo bintu byo sinshaka no kubyumva nyine arababaye pe ndebera mana ubuse kuko nono ega ndemba mvugo kuri sinanene kumusobanurira ibintu byose mana ubuse mamisi Fabio ubuzima bwe bwose burangiritse nagira amahirwe nyine umubiri we ukazagaruka ariko ubundi isura y'izakosho kimere ngiye ndica umuntu kunyagasani mamisi suwe mana rero ukuntu bagize mwene mama mbere ukuntu bagize mushiki wanjye noneho Fabio ndica umuntu wabarimbuye bose se rwose ubujinya ni reka nane se Fabio uyu ni bagize wamugize utya mamisi use nafata hehe mana yanjye mana data we mwijuru tuza nawe nyine hahamura oya wimbwira ibyo bintu nyine tuza gate none se ko numuhahamura akagira kwiheba buriya nanze no kumamira wari ngo yirebe kunameza Fabio Imana yo mwijuru nona kabure sogokuru wanjye ngiye gukora ibintu bitigeze yaho kuri iyi si muri iki gihugu ubundi ntabwo mwari muzi gatera uwo ndiwe ntabwo mwari muzi uruhande rwanjye rubi mwabonye uruhande rwanjye rwiza gusa ubu noneho mugiye kureba aho mbera itabi Mana yanjye gatera ugiye gukora iki Mana we ihangane ubu muraje mwongere ibindi bibazo byongere mu bindi byose ubu muraje mwongeremo ibindi ako mwagiye mupanga neza nko ureba ukuntu bagiye Fabio uyu ni mama isi ndi kureba n'amaso yanjye nyine umva nkubwire ngiye inkurikije ikintu twaganiriye we ikintu avuga ngo nyirabayazana ni umugabo we niba muri buhu ibihano umugabo we niba muri burimburire bagize n'umuryango we wose mu by'ukuri ntago mbizi ngo nyirabayazana n'umugabo kandi koko narabivuze ngo aba bagore bangahe baje mu uru rugo rumaze kugeramo abagore 7 niba atari 15 naravuze ati none aba bagore 2 nibahura iyi nzi zashya aho kugira ngo hashya amabati hashya amadirishya hahiye amasura y'abantu n'ibitugu by'abantu cicika wikongera kunsakuriza sinongere kumva ijwi ryawe mu gutwi kwanjye umuntu wari we wese wihishe inyuma y'ibi bintu karitera y'iki kintu cyabaye kuri mushiki wanjye agomba kubyishyurira kandi sinkubeshye ubu ngubu ugiye kubona gatera uwo ndiwe ugiye kubona uburyo bofure wawe se yego bofure wanjye ni igiki kuri mushiki wanjye bakunzi b'inzira y'umusarabana bashuje muri hose umajije ko nakanga inodrushye ngo amajije ko nakanga musaza wa nyirantambara gatera amajije gufata umwanzuro avuga ati umuntu wakoze ibingi bagomba kuba yabiryozwa ngomba kuba nahorera mushiki wanjye ese none bigiye kuba byagenda gute ko mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byajya ko mugiye kubona ko film yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane ibyo bishoma mamazi igihe kirekire mufite amatsiko ako mugiye gutangira kubona kandi mugiye kubona ko iribagiza nayo ibyo bigiye kuba byatangira kubona ndetse iribagiza ibyo yakoze bigiye kuba byamugira ingaruka ikomeye cyane ese none biraza kuba byagenda bitekare benshi mufite amatsiko ndetse benshi muri kwazwa ibintu bigiye kuba byagira gusangiye kuba nakumara amatsiko ndetse no kuba nakubwira bigiye kuba byakurikira byose nibugezanga bwa mbere nyaboneka na kindi kintu usabwa aho sibyo gukana kuri subscribe ukajya no muri comment kutubwira uko byumva nyaboneka kanyarukira muri comment ubundi tubwire ese muri kubona cyusa kwe kuba yahabwa imbabazi muri kubona iribagiza kwe kuba yaha imbabazi cyusa cyangwa muri kubona ibyo iribagiza kuvuga ati sinshobora kuba naguha imbabazi muri kubona bikweje muri comment tubwire koko niba rero kuko yifuza ko iribagiza yahabwa imbabazi niba ndako wifuza ko cyose yahabwa imbabazi cyangwa utabyifuza jya muri comment tubwire kugira ngo dukomeze kugenda tugana ndetse kumunsi kugira tureba hamwe bigiye kuba byakurikira byose deka gace kagiye kuza ari umuntu wese kagiye kuza ari uburyo cyane ko ari byo ngiye kuba nakubwira bigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuba yakurikiye episode ya 14 episode iraza kuba ari uburyo episode iraza kuba ari umuriro ibyo byose ndetse n'ibindi byishuri ko bazavuga ati se biraza kugenda gute ese ko tumaje kubona ko gatera amaje gufata umwanzuro avuga ati umuntu wakoze bagomba kuba yabiryozwa dore kanga bimuteyagana ndetse bimuteye umubaro ukomeye cyane akavuga ati ibi ni biki mbonye ibi ni ibiki bibaye ninde wakoze ibi bintu ese none biraza kuba bijyanye kavuza ati ribagiza wakoze ibingi bagomba
agomba kuba yabiryozwa, agiye kuba yakorera ikiribagiza ko none mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi, ko mugiye kubona ko intambara igiye kuba yaba intambara, ko mugiye kubona ko ahangaha mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yakurikiza aho iryoshye cyane. Nyamuneka niba ufite amatsiko nta kindi kintu usabwa usibye gutera agatebe ubundi nanjye ngakubwira ibigiye kuba byakurikira byose. Njye mugiye kubana nyita Tik Blaze, nijye ryajwi abanini kakajwi, nje kuba nakubwira ibigiye kuba byakurikira byose muri ino filime Inzira y'Umusaraba muri episode ya 13. Ngiye kuba nakubwira ukuntu episode 14 iraza kuba imeze, ndetse iraza kuba ari umuri, ndetse iraza kuba ari uburyo cyane ko mwamaje kubona ko ahangaha Rugemwe nawe yamaje kubwira mama Iribagiza ati ndifuze ko twasezerana imbere y'amategeko ndetse tukavanga umutungo. Uri kumva ko ahangaha Rugemwe ikintu agamije no kugira ngo abashe kuba yasahura umutungo wa mama Iribagiza, none basezeranye ivanga mutungo. Urumva yuko niyo batandukana niyo hanga Iribagiza yabyivangamo bagatandukana baramaje gusezerana. Urumva ko ahangaha Rugemwe n'ubundi yagira ibyo atwara, yagira imitungo atwara ku mitungo yo kwa mama Iribagiza cyangwa imitungo yo kwa Iribagiza, yagira ikintu atwara kuko n'ubundi nta mitungo na mike ya Rugemwe afite, ibi byose abamo n'ibya mama Iribagiza. Urumva ko nimba Rugemwe amajije kubwira mama Iribagiza ati tugomba kuba twasezerana ivangamutungo, ndetse uko yitubona ko mama Iribagiza byamushimishije. Ese nono Iribagiza ari bwaze kuba yabyemera, Iribagiza ari bwaze kuvuga ati koko bibeho, cyangwa Iribagiza ari bwaze kuba yabihakanya cyane ko twamajije kubona ko Iribagiza yavuze ati koko Rugemwe ni ibiki wakoze mama wanjye kugira ngo yongere agukunde, cyane ko twamajije kubona ko mama Iribagiza nawe asigaye akunda Rugemwe cyane byo gupfa. Ese biraza kugenda gute kari beshi musigaye mufite agahinda, ndetse beshi musigaye muvuga ati mama Iribagiza turakubujije mama Iribagiza wibikora? Ndagira nawe muri comment ugira inama ugira mama Iribagiza. Ese muri kubona akwiye kuba yasezerana na Rugemwe? Tubwire impamvu uri kubona adakwiye gusezerana na Rugemwe, jya muri comment ubundi tubwire kugira ngo dukomeze kugenda tuganira ndetse dukomeze kugenda tureba ngo ibigiye kuba byakurikiraho byose. Mbere ko dukomeza ndagira amanzi ngurika filime nziza cyane, filime iri gucina, filime yagiye ikundwa na benshi, filime yagiye itangaza benshi, ndagira ngo nawe manzi uyirebe. Nyarwanda noneho ni ibicika. Kigali Youth Talent kuzana filime y'akataraboneka yitwa Umukobwa w'Umukire. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Kesi w'umukire ubana na mama we papa we aba muri Amerika, mwohereza amafaranga menshi buri kwezi, none yisanze mu rukundo n'umusore w'umukene witwa Sam. Sibyo, sinzakora iki basi uziyahuye koko nibyo ushaka. Kese mba nkubwiye sibyo, nyeka nkubwiza ukuri pe. Kese nta rwango nkufitiye sibyo, ndagukunda nk'umushuti wanjye, kandi abizi ko nta mwanya njya mbura kuguhereza. Ku rundi ruhande Steve ni umwana wo mu bakire yigana na Kesi, arashaka yuko bakundana. Ashaje ntago binyoroheye, uriya mukobwa ndamukunda nawe urabizi, ariko nsanze umutima wa Samu yarawutwaye, nawe ubwawe ntago wazankira kandi urabizi. Ese Steve aratsindira umutima wa Kesi ko Samu yawigaruriye? Samu agiye mu bibazo kubera ko akundana na Kesi. Ahubwo twajya diri nazana kugura n'akantu. Diro ziye arizo twavuga. Njyewe de ikintu wamfasha. Samu urabizi ni inzanga, urumva? Kesi kajyanye Samu mu rugo, none mama wake bashaka gusambana nawe. Birahirira he? Birahita bishira. Sibyo? None se Kesi nganyira mubwire. Oya ngwino tugende. Nganyira mubwire akantu. Ngwino shanje kugusuka. Akantu kamwe nanjye kukubwira. Kurikirana filime igusha kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions. Ni comment ya mbere ukike ukore subscribe, ubundi uryoherwe episode ya mbere yahageze. Ndetse tugiye kubona kino filime yacu nayo igiye kuba yakurekera iryoshye cyane. Mwamaje no kubona kangaho bita Kamade ndetse na Emile, mwamaje kubona ko Anita nabo bamaje Anita ndetse na Emile bamaje kwibanira. Ese nono biraza kugenda gute? Ari nawe ko yari hazi, ndetse ari nawe ko yaje akabwira Nyirantambara, ndetse no kwabwira ati ibingibi byose ndabirambiwe. Ese nono are agiye kuba yakora iki? Ko aragiye kuba yakurikirana, ko aragiye kuba yakora amabara cyane ko mugiye kubona kangaha kwa Rugemwe ibintu bigiye gutangira kuhabera ari intambara, nkuko nakomeje kugenda mbikubwira ngira ngo mbonye ko hangaha hatangiye kugenda haberamo n'ibintu bitwa ubugome, inzika zikomeye cyane, kwihorera. Ngira ngo nyiko Iribagiza yaje kwihora, ndetse beshi nubwo bamwe byababaje bakavuga ati Iribagiza ntago watekereje ibintu ukoze, abandi mukavuga ati Iribagiza ibintu ukoze nibyo, ndetse beshi mukishima cyane. Ese ndagira ngo mbabaze muri mwebwe hari abantu mwababaye kubera ko Nyirantambara yahiye cyaze Nyirantambara muramwanga kweri, muramwanga
ibaze ko habuze n'umuntu n'umwe ujya muri comment yandikemo ati Pole Nyirantambara wacu, Pole kweri mwese mwandikaga muri comment ati Nyirantambara biragukwiye, Nyirantambara biragukwiye. Guys nasomye comment kweri ndibaza ati aba bantu kweri ko mwanga Nyirantambara sana. Izo comment zirenga igihumbi zose zandika ati Nyirantambara biragukwiye, Nyirantambara mushimira. Noneho abatandikaga Nyirantambara biragukwiye, abandi mwandikaga bati Iribagiza wakoze ibintu by'agaciro, Iribagiza turagukunze, Iribagiza turagushimiye. Cyaze kabisa mwanyumije kweri, mwanyumije. Gusa nanjye uyu munsi ndi kubabwira ati mujye muri comment ubundi mugire ijambo rimwe mubwira Iribagiza. Ese namwe muracyabona ibintu Iribagiza yakoze ari byo cyane ko cyusawe byamutebwa akabwira Iribagiza ati ibintu wakoze ni ibiki koko, ibintu wakoze kugiye gutuma mbyikiraho kugira ngo ubashe kuwandirira umwana, kuko ushobora kujyanwa muri gereza ubundi ugafungwa kandi ufite umwana wanjye. Ese abantu mubizi abagore bafite abana bacyonse bamufunze bamufungana n'umwana we cyangwa umwana cyangwa bafunganye n'umwana agasigara. Murajya muri comment mutubwire kugira ngo nanjye mbashe kuba narushaho gusobanukirwa, kuko mwabonye kanga cyose yavuze ati ibibazo byose wateje ngiye kuba nabyishyiraho kugira ngo batagufunga ubundi umwana wanjye agasigara kandi ntabasha kuba namwotsa. Rero nyaboneka mujye muri comment musobanurire kuri icyo kibazo nanjye mbashe kuba nagira icyo menya. Ese noneho bigiye kugenda gute? Turacyari kuganira, ese turacyari ku nsanganyamatsiko ivuga ati ese biraza kugenda gute muri ino filime Inzira y'Umusaraba, kugira ngo dukomeze kugenda tunaganira tunatera utuntu tujoke, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda dusobanukirwa cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Ese noneho areka agiye guhiga Kamande na Emile ubundi akababura cyane yuko twamajije kubona ko Anita ndetse na Emile bamajije kwibanira. Ese bizagenda bite kanga ari naramuka bimenye noneho umujinya uzamwica, ko umujinya uzamurenga noneho ko Rugemwa nabe naramuka bimenye noneho ko ubwo buzamutandetse ubwo babukamurenga cyane yuko Fabiola wabizi neza yuko ari yamubwiye ati nindamuka mbuze Anita naramuka atabaye umugore wanjye suko baka amafaranga yanjye gusa ahubwo nzanabarasa mwese mbahitane ubundi nanjye ajye gufungwa muri gereza. Cyane yuko benshi mwumvishe kanga aho bita are yabwiye Fabiola ati nindamuka muze Anita sinzasubira mu Bwongereza, sinzasubira muri UK aho naturutse. Ku bantu mwese mubyumva mwumva vuba, ku bantu bajya ngo imfubyi nizo zumva vuba, ku bantu muri imfubyi rero ngira mwese mubyumva nk'abati ngo imfubyi nyine ngo kubita imfubyi ntuyibwirize ngo kurera gutyo nyine nk'imfubyi nyine buriya imfubyi ngo nyine mpamvu nkoresheje iryo jambo ntago ari kugira ngo wenda ngo mbatuke cyangwa mbavuge nawe cyangwa mbasebye, ahubwo no kugira nyine mbumvishe yuko nyine imfubyi kubera ubuzima zicamo. Urabizi nyine umuntu w'imfubyi yakoze kuba udafite meri na viesha bari ibibazo bikomeye cyane. Urumva rero ibintu byose imigani iyo bakubwiye ikintu nyine akakivuga mu migani ugikuramo ijambo rinini ukagikuramo ubusobanuro bunini bukomeye cyane. Niba bari kukubwira ati rero abantu imfubyi zamashije kubyumva zabyumvishije va kuvuga ati nindamuka mbuze Anita sinzasubira muri UK. Ninko yashatse kumubwira ati nindamuka mbuze Anita sinzasubira muri UK, tubihuje nabyo bindi yavuze ati nindamuka mbuze Anita nzabarasa mwese. Ubwo urumva nyine naramuka mbuze Anita ntago azasubira muri UK kuko azaba yarashe Fabiola ubundi bamufunga yari mu Rwanda. Urumva ibintu nibisazi kweri nibisazi. Gusa kiye kuba twareba ko ibintu bigiye kuba byaba uburyo kandi benshi nibyo mwifuza yuko ari ubundi yakora agashyi ubundi akarasanga cya Fabiola. Raiza abantu Fabiola muramwanga kweri Nyirantambara muramwanga kweri. Gusa bamwe mwatangiye kugenda muvuga ati Rugemwa byibuze wagira ngo Rugemwa, kuko Rugemwa ni ndyarya mbi cyane. Rugemwa ajya yiyoberanya akaducanga, natwe agiye ducanga ngira mujya mubibona uburyo ajya ducanga tukabona yabaye umuntu mwiza ubundi tukabona arimo aragambana. Ubundi Rugemwa VP ze Rugemwa ahagaze Rugemwa mujya mubona uburyo yari ari kuvuga ati agiye kwicisha mama Iribagiza yashatse n'umwica ngiye ugomba kuba yamwica. Gusa uburyo byahindutsemo noneho akajya kumurogesha kugira ngo amukunde. Abantu mushaka hari abahungu baba barateye indobo akajya gushaka imiti ngo babakunde. Na Rugemwa rero nuko byagenze. None baze ko Rugemwa yagiye mu bapfumu. Noneho kibaza ati se noneho mama Iribagiza bizagenda gute kugira ngo akire. Ibaze noneho Kamande na Emile nibaramukamenya yuko Rugemwa yongeye akaruga mama Iribagiza akongera akamukunda akongera akibagirwa buri kimwe. Gusa nubwo wenda mama Iribagiza akunda Rugemwa mwabonye ko yibuka yuko afite umwana witwa Iribagiza, afite umwana witwa Rurangirwa, kandi mbere murabisi ko ibyo byose yarabyibagiwe nta kintu na kimwe yibuka. Urumva rero ubwo Rugemwa yamuroze ntago ibirozi yamuhaye bikaze ku buryo Kamande na Emile batabivura. N'utuntu tworoshye cyane kandi noneho mama Iribagiza nongera kumenya Rugemwa nyawe azahita murimbura, muzahita mubona ibizakurikiraho. Ese biraza kugenda gute kanga na Nyirantambara nawe afite umujinya udasanzwe. N'ukubera ko Nyirantambara impamvu
yatwitse yagira ngo arendo yari yafushye babyita gufuha yari yafushye kuko yari yabonye mwibuke ko yari yaje agasanga Rugemwe ndetse na mama iribagiza baca amatanye bari kubwirana ukuntu bakundana uri kubona ko mama ibeze kugenda abwira Rugemwe ati ese wasize Nyirantambara tukajya kwibanira ibyo rero byababaje Nyirantambara bimutera umujinya ukomeye cyane aratekereza turiya mugore ndamutse mutwitse byibuze umujinya wanjye wagira ugabanyuka ngira mwagiye munabyumva ko yakomeje kugenda bisobanura Fabiola amubwira ati rwa mugore impamvu namutwitse ni umujinya nari mfite n'uburyo ne namubonanye n'umugabo wanjye Rugemwe bintera umujinya udasanzwe bituma numva ngomba kwihorera rero mu gihe kubona yukanga ibintu biriho bigiye kubera intambara none hanga Nyirantambara agiye kuvuga ati Rugemwe rero niwe ngomba kuba natwika cyane ko mwabonye ko Fabiola abwiye Nyirantambara ati ibyo wakoze nibyo ariko ntago wari ukwiye gutwika ntago wari ukwiye gutwika uriya mugore w'inzira karengane ahubwo Rugemwe wabikoze Rugemwe niwe wari ukwiye gutwika ko Rugemwe niwe nyine makosa Rugemwe niwe wazanyura mugura ha Rugemwe yarakubeshye kandi mwibuka ko nubundi uretse yarakanu Fabiola yavuze ati ibintu wari wambwiye nguza hajya yavuze ngo uzamukata iki wese umva Nyirantambara yavuga ati noneho ngo nzamukata ubugabo yavuga ati cyaze Nyirantambara noneho wabaye shitani noneho Rubantu muri kubona ukuntu Nyirantambara sa bishi mwavuga ngo Nyirantambara uri shitani none muri kubona ko ahantu Fabiola ahantu iribagiza hatwitse noneho byari bikwiye yuko hatwika noneho Nyirantambara isura yiri kugaragaza ko ari umugome byibuze abaye umugome bya bigaragara no mu isura ye ko ari umugome bya bigaragara kabisa umva ari nkanga twasoreza ku bantu twabanye guhera ku munota wa mbere mukamugejeje ku munota uyu nguyu ukaba twabanye kweri ni ibintu by'agacoka gakomeye cyane ndetse nawe ndagushimiye cyane ukomeje kubana natwe kugira ngo tuganire kuri no film n'umusanze ne wari ufite amatsiko yibaza ati bigiye kugenda gute icyo nakubwira no kugiye kubona yuko hanga hagiye kuvuka intambara ndetse ugiye kubona kangaha ubita Silva agiye kuba yakwanga gutanga umwana w'abana mbere kudusoza rero nyamuneka muto bajya muri comment ndagusabye ndakwinginze ibaze ko nkwinginze kugira ngo ujye muri comment nyamuneka nshaka kuvuga ati jya muri comment kandi ukavuga ati nta kintu mfite cyo kwandika muri comment kanigendera ariko ngenda ndagusabye ndakubwira ati nimba nta kintu mfite cyo kwandika muri comment cyangwa nta gitekerezo ufite basishyiramo amemori y'umutima utweke ko ino video wayirebye paka ku musozo utweke ko wadukurikiranye paka ku musozo kuko bari byagacoka kumenya cyane kandi mu minsi micyangewe kubera ukuntu munyere ku rukundo kubera ukuntu mujya muri comment kubera ukuntu mukanda subscribe biranshimisha cyane nanjye navuze ati rero tugomba gusangira tugomba munsi ibintu bizagiye bicamo nzayanza hangaha ndeba abantu mukunda kwandika comment cyane kuko abantu mukunda kwandika comment hari kubera nkunda gusoma comment zanyu hari izina nkunda kubonamo cyane ugasanga iryo zina nyine rinje mu mutwe ku buryo nkubwira ati nimba mvuze ati ku bantu mukunda kwandika comment cyane ku bantu mukunda gutera comment cyane nuko iryo zina nyine riba rindi mu mutwe ku buryo igihe cyose naribona navuga ati uyu muntu byibuze ashobora kuba ari n'umufana kuko akunda gutera comment cyane nyamuneka rero ushobora kuba watsindira impano zitandukanye kuko mu minsi mike nagira ngo ubwize ukuri yuko umunsi tuzakora live ku bantu mwateye comment inshuro nyinshi ku bantu mwagiye mutwereka yuko mudukurikiranye ku bantu mwagiye video yose ukajya ushyiramo comment ashobora kuba atari video yose kuko ntabwo nemeza yuko wenda video yose wayireba ukayisoza cyangwa wajya uyiribona ariko nimba warateye comment cyane wenda buri munsi ukajya uvuga ati kakiremo comment ukabutira comment buri munsi nimba ibaze ko iriya filime dukina iriya filime dukoraho y'inzira y'umusaraba ariyo nkunda no gufatira sound ibaze ko irebwa n'abantu barenga 300 nawe unyumvire mu 300 ubwo ni bifone ubaza amafone nyine arenga 300 cyangwa ama tablet n'amamashini abayerebye n'ama TV ugasanga hateye comment zitarenga 1000 mbagura ko mbakunda cyane kandi mbaza ku mutima ciao ciao.